Kuri uyu munsi wa none ku itariki 21 Mutarama 2026 mu karere ka Kayonza umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko yasanzwe yiyahuriye mu giti cy'isombe. Ibi bikaba byababaje abaturage batari bake, hanini cyane biturutse ku kuba abaturage rero bahageze mbere bakabona aya mahano yabaye. Uyu mwana rero hataje kumenyekana icyatumye yiyahura, asanzwe muri iki giti cy'isombe, hanyuma bikaba bikekwa yuko ashobora kuba yarijwe hanyuma akamanikwamo kugira ngo byitirirwe ko yiyahuye. Nta mpamvu n'imwe iramenyekana igaragaza yuko uyu mwana yiyahuye cyangwa se biturutse mu bushake bwiwe. Gusa ubuyobozi bugomeje gukora iperereza ndetse n'inzego zibishinzwe. Muri iyi minsi ya none rero hari kugaragara abantu bari kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima biturutse ku mpamvu runaka, yaba mu buzima bwabo bwite cyangwa se n'impamvu rusange. Mu munsi yashize muri aka karere ka Kayonza umusore uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko yiyahuye azize kubera yuko yafanaga ikipe ya Sport ku mukino wayihuzaga n'ikipe ya APR w'igikombe kiruta ibindi mu Rwanda. Uyu mukino wabaga witwa Super Coupe, hanyuma biza kurangira yiyahuye kubera yuko ikipe ya Sport yatsinzwe ibitego 4 na APR ku gitego cya Rayon Sport. Biri mu byatumye rero abayobozi bugomeza gukangurira abaturage kwirinda ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubugwari birimo kwiyambura ubuzima n'ibindi byose bishobora gushyira ubuzima bwa rubanda mu kaga. Iyi minsi ya none nyuma yuko hagaragaye ko abantu bari kwiyambura ubuzima umusubirizo, ubuyobozi bw'uturere dutandukanye mu gihugu tugomeje gukangurira abaturage kwirinda ibikorwa nk'ibi ngibi, harimo nko kuganiriza abaturage cyane ku nzego zibishinzwe, bakababwira yuko kwiyambura ubuzima atari ngombwa, cyane yuko ibyo bafite cyangwa se zimwe mu mpamvu zibatera kwiyambura ubuzima n'abandi bazifite kandi bo barahari barakora bameze neza. Rero ibyo ntabwo byabaviramo impamvu zo kwiyambura ubuzima, cyane yuko bagomeza babashishikariza kubona ubuzima uko buteye. Ibibazo bimwe biraza ukabinyuramo bigakemuka, ugafata ibindi, ubuzima bugakomeza. Ntago umuntu ahora ababaye kandi nubwo umuntu ahora mu byiza. Ibyo byiza n'ibibi rero uba ugomba kubimanaginga cyangwa se ukabigenzura ukamenya kubyitwaramo neza, hanyuma ubuzima bugakomeza, ariko hatabayemo kwiyambura ubuzima. Kuko iyo umuturage yiyambuye ubuzima ni imbaraga z'igihugu cyangwa se igihugu aba yihombeje, kubera yuko niwe uzavamo u Rwanda rw'ejo, cyane iyo bibaye ku muntu ukiri mutoya. Ibi bintu byo kwiyambura ubuzima rero bimaze kuba akamenyero cyangwa se bimaze kuba nk'umuco mu Rwanda cyangwa se no mu bihugu bitandukanye bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu bihugu byateye imbere biraba cyane yuko ushaka kujya kubona ukabona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuturage runaka yiyambuye ubuzima kandi nta kibazo na kimwe afite. Muri Afurika ho abenshi bakunda kwiyambura ubuzima biturutse ku bibazo by'imiryango cyangwa se by'ubuzima bwabo bwite, cyane bibanda cyane hakubiyemo imibereho mibi n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma umuntu abhirwa n'ubuzima akiyambura ubuzima ku bushake cyangwa se uburyo yabishakagamo. Gusa icyo twakwifuriza abantu ni ukutiyambura ubuzima, kubera yuko muri iyi si ibibazo turabisangiye, nta batoni cyangwa se nta bantu bamerewe neza kurusha abandi, kuko buri wese igihe ayirimo afite ibibazo runaka bimuzengerera cyangwa se bimurembeje. Niyo mpamvu muri minsi ya none dushishikariza abaturage kwirinda kwiyambura ubuzima cyangwa se gukora ikintu cyose cyashyira ubuzima bwabo mu komeza. Ubane natwe hano wisanze ni ku Taifa Rwanda, komeza udukurikirane umunsi ku munsi, ubane natwe ukurikirane ibiganiro byacu. Nitwa Elize Taifa, ni muri mushyashya ukore subscribe. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Ciao.